ariko ikibazo dufite ni ibyangombwa. No kuvuga ngo baje le 22 juillet 2022 baje batubwira yuko tuzabona ibyangombwa après 2 semaines. Bande bavuga ngo nabo muri land. Urabona iyo umuntu afite ibyangombwa bya parcelle yiwe ushobora no gusaba credit, ariko jusqu'à maintenant kuvuga ngo nta kintu dufite. Ibyangombwa bya parcelle ntabwo bifite se? Ntabyo dufite. Twese ibyangombwa by'ubutaka ntabyo mufite? Ntabyo dufite. No kuvuga bo bavugaga yuko baje gukora correction. Ziko mu mudugudu wa Ngaruyinka hari ubutaka bwivangaga mu bundi, umuntu akaba afite ubutaka ariko buri ku cyangombwa budahura n'ubwo afite. Hari kampani rero yaje iza gupima kugira ngo ikosore bya byangombwa. Iyo kampani twari ibyangombwa by'abaturage bapimishije ubutaka kuko ntabwo ari bose babupimishije. Hanyuma habaho yuko itinda kuzana bya byangombwa, dukomeza kubaza, bari badusobanuriye batubwira ko bari kuvugana nawe kugira ngo azagaruke noneho bongere bapime bya byangombwa tubifite. Amakuru dufite nuko dutegereje ko ibyo byangombwa byongera kugaruka. Uyu mudamu yitwa Jeannette ayobora ishami ry'ubutaka mu Karere ka Gasabo. Natubwira ibyo byangombwa biri, anatubwire n'igihe bizazira bakabiha abanyirabyo. Murakoze nyakubahwa Vice Mayor, ndumva nanjye narigeze kujya mu nama mu mudugudu wa Ngaruyinka hari kwa gatatu, dukorana inama n'abaturage mu nteko rusange yo kwa kabiri. Twari kumwe n'abantu bo ku kigo cy'ubutaka. Kugeza ubu ngubu twari twahereye kwa Dubai kandi harimo kurangira. Ibyangombwa byanyu biri ku kigo cy'ubutaka, niho babitwaye mbere bari babanje kujyana ku Karere. Ibingahe? Ibyo twari twakiriye byagiye ku kigo cy'ubutaka ni 91. 91? Yego. Ari byo byinjirana? Yego. Ariko bari n'abanze kubitanga? Mwiriwe kuri iki kintu nyakubahwa Vice Mayor, nibyo ibi byangombwa bimaze iminsi ariko twagize imbogamizi. Haje umusaveya witwa Jovial, ubundi kugira ngo ibyangombwa byo muri Ngaruyinka bibashe gukosorwa, ni ukuvuga ngo niba abaturage batatu duturanye, kimwe buri umwe wese kiragenda cyinjira muri mugenzi we. Ni ukuvuga ngo birasaba yuko njyewe Liliane na Kampundu na Fred twese twumva kino kintu. Tumaze iminsi tubibasobanurira abaturage bo muri Ngaruyinka, bamwe barabyumva nyakubahwa Vice Mayor abandi ntibabyumva. Ariko igihe njyewe Liliane na Kampundu na Charire duturanye tutari bwumve kino kintu, ntabwo njyewe ndi bukosoze ngo bize gukunda. Nicyo kibazo gikomeye cyabayeho. Ubu ngubu decision yafashwe, reka mufashe, twatanze 90. Abatarabitanga birangana gute? 90 byatanzwe n'ibyo ngibyo nyakubahwa Vice Mayor. Nibyo 90 nubwo byatanzwe n'abandi bemeye gukosoza. Nyine abatarabitanze uwafite ubutaka winjirana n'ubangana gute? Umubare ntabwo na press umubare nyirizina, ariko nibo benshi kuruta abatanze ibyangombwa byabo. Icyo rero twabasaba, ikintu twifuza ni ukugira ngo mwese mukosorere. Uyu munsi uyu mugabo witwa Felix yarakaye rwose kandi afite rezo yo kurakara, ariko Felix ikibazo gihari gikomeye ni abaturanyi bacu dufite, ntabwo bashaka kubyumva. Uyu munsi rero icyemezo cyafashwe kugira ngo ubundi byatangiye duhera kuri koti imwe tukazamuka tugafata kwa uyu munsi tugafata kwa Liliane, tukazamuka tugafata kwa Charire, wa undi tukamusigiramo hagati. Ubu rero umusafiri twari twaganiriye twumvikana ko tugiye guhere ku gihande kimwe. Ubu twahereye ku gihande cyo kwa Dubai tuzamuka, noneho tukagerageza kwigisha ubundi, nubwo nabo ubwabo ntabwo barabyumva bose. Ufite urutonde rw'abanyiri ubwo butaka?
urutonde na nimero zabo za telefone. urutonde ntabwo rwabuje. Ubu urabufite? Ubu ntabwo rufite mu ntoki. Ikintu cya mbere mukora urutonde ruriho nimero za telefone, buri wese agufashe guhamagara uwo begeranye. Iyo ubutaka abantu babutunze n'ahantu hatubatse, hari n'igihe utunze ubutaka muturanye ubutamuzi, ariko amakuru biroroshye kuyabona muri rahisi. Mukora urwo rutonde, mwumve ko ari task yanyu guhamagara abantu kugira ngo bazane ibyangombwa bakosorerwe, kugira ngo bifashe n'abatanze ibyangombwa no kuba bakosorerwe. Kuko kugeza uyu munsi birumvikana ko ufite ubutaka bwawe bwinjiramo bw'abantu 4, umwe atatanze icyangombwa ntabwo ushobora gusura. Sibyo? So ikintu cya mbere rero cyihuta ni uko abantu bose basubiza ibyangombwa, noneho hakabaho gukosora ingabo z'ubutaka. Reka icyumweru gitaha bazababwire igihe bizatwara kugira ngo bakemurire ikibazo. Sibyo? Kuko kugeza uyu munsi niba abantu 90 aribo batanze ibyangombwa, ariko ababishinzwe bakaba batazi ngo ubundi abakaguye gutanga ibyangombwa kugira ngo bikosoke ni bangahe. Sibyo? Ikindi, wowe ushobora kuba utunze ubutaka ariko muturanye utamuzi. Kubera ko niba nari mfite ubutaka muri Ngabuyinka, njyewe iyo ngiye kubugurisha nzana n'umuntu nkabumwereka, tukajyana tugakora mitasiyo, ushobora no kubuzi ngo ubutaka ni ubwa kanaka kandi umaze kugurwa inshuro 3. So icyiza rero, kubera ko babasha kubona amakuru y'ubutaka, barebe ibibanza byose biri muri izo mbago z'ubutaka bwinjiranamo, barebe ngo ni bingahe, ni ibya bande, nimero zabo za telefone, nibiba na ngombwa twifashishe kuba za nimero za telefone twakoherezaho message dukoresheje umurongo wa MTN. Umuntu abwirwe kuba yagarura icyangombwa kugira ngo akosorwe imbibi, cyangwa se habeho kwicara bahamagare buri umwe bamusobanurira uko ikibazo kimeze, cyangwa se habeho guhamagara buri umwe bamutumira mu nama, ariko banamusobanurira uko ikibazo giteye, banamubwira ko agomba kuzana icyangombwa. Nizeye ko nibiramuka bikozwe n'ubuyobozi, umuntu bakamusaba kugarura icyangombwa azabyumva. Kuko ndagira mubwire ko ushobora kuba ufite ubutaka hariya ariko mbimusanze, kugira ngo muzangereho bikagorana, cyangwa kugira ngo muzamenye hadakoreshejwe ubuyobozi ngo babashe kubona nimero zanjye bantumeho, ukazasanga ubutaka bwanjye burabangama, hari abantu barenga 10 cyangwa 20 badashobora gukosoza ntabonetse. So reka icyumweru gitaha kuwa 2 bazabe barebye ngo abo bantu ni bangahe, barebe nimero zabo, bazabe baranabakontakse, noneho bazaze bababwira ngo byibura iki kibazo cyanyu kugira ngo mubone ibyangombwa byatwara igihe kinini. Kuko ndabahamiriza ko abantu barimo bose baramutse bazanye ibyangombwa bikaba bihari, ntabwo byatwara icyumweru kugira ngo babe bakora ibyangombwa bishyashya. Ariko kuba bidahari, icyangombwa kimwe gishobora gutuma ubutaka bwinjira nabwo budakosoka.